utirwa cyane kuko Rayon rwose umugabo witwa Tadeyo ndetse n'umugabo witwa Muvunyi Paul ntabwo ishyamba ari ryeru. Ubwo rero Moses cyangwa se Moise agende amafoto arahari rwose anshireho amafoto y'abano bagabo bo muri Murera. Tubanze turebe ibibazo bafitanye, ese mu by'ukuri koko ikibazo ni ikihe? Ikibazo cyaba ari ikihe mu by'ukuri kirimo gutera ibibazo? Ikintu mwabanza kumenya mu ikipe ya Rayon Sport wenda n'amabaro baze kwatira ko murebe ibibazo bihari. Komite nyobozi ya Rayon Sport ihagarariwe n'umugabo witwa Twagirayezu Tadeyo yasubije ibaruwa yari yandikiwe n'urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport uyobowe n'umugabo witwa Muvunyi Paul igaragaza imbogamizi mu kwitabira inteko rusange bari babatumijemo. Iyo baruwa ya mbere kuri YouTube ndumva hari wenda babanze bashyira ibaruwa yasinywe n'umugabo witwa Murenzi Abudara niwe wagize gute niwe wasinyeho rwose kuri iyo baruwa ya mbere. Murenzi Abudara bari batumije komite nyobozi y'ikipe ya Rayon Sport inteko rusange bagira ngo babanze bagire ibyo baganira. Mu byo bagombaga kuganira ingingo ndetse inakomi ishobora kuba yatumye hasubikwa byinshi cyane ni ingingo igendanye n'ikoreshwa ry'umutungo wa ekipe cyangwa se imikoreshereze y'imari. Ubundi aho niho ruba ruzinge abantu benshi niyo ngingo bakunda gukwepa. Kuri YouTube channel rwose murayibona ibaruwa iyi ngiyi rwose yasinywe na Murenzi Abudara ati gutegura inama y'inteko rusange isanzwe. Ibaruwa ravuga ati nshinge ku mategeko inshingiro y'umuryango Association Rayon Sport mu ngingo yayo ya 14 muri ko byumva neza mbandikiye mbibutsa gutegura inyandiko zikurikira zizakoreshwa mu nama y'inteko rusange y'umuryango iteganyijwe kuba ku itariki 24 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Itariki 24 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka kuri komite nyobozi nabangaba. Raporo ya mbere ivuga ni raporo y'ibikorwa n'iy'umutungo by'umwaka wa 2024-25 umutungo. Icya kabiri gahunda y'ibikorwa n'ingengo y'imari by'umwaka 2025-2026. Icyo mugomba kumenya kuri komite ngenzuzo no sasayo bayisabye raporo y'ubugenzuzi y'umwaka ushize imikino. Ubwo umwaka ushize imikino 2024-2025 kuri komite ishinzwe gukemura amakimbirane nayo bayitumijeho iki bayandikiye bayisaba ko iyi komite igomba gukemura amakimbirane. Raporo ya komite ishinzwe gukemura amakimbirane umwaka ushize uburyo bagiye bakemura amakimbirane byahawehe murongo. Icyitonderwa kiragira kiti kugira ngo bidufashe gutegura neza inama y'inteko rusange musabwe cyangwa se murasabwa kuba mwagejeje izo nyandiko ku bunyamabanga bw'inama y'ubutegetsi bitarenze tariki ya 17 z'ukwezi kwa munani, cyane ko izo nyandiko hashize iminsi zisabwe gutegurwa. Murenzi Abudara umunyamabanga w'inama y'ubutegetsi, Muvunyi Paul perezida w'inama y'ubutegetsi. Iyo ni baruwa ya mbere mwabyumvise aba bagabo batumije. Aba bagabo batumize no baruwa ariko nanone ubwo ndagira ngo tuze kuza kubijyanamo neza bariyo namwe muze ko bafi muze ko mibitekerezo kuko nimwe nshuti dufite nimwe ntabwo navuga ngenyine ko namwe ari uko mubyumva. Ibi babasabye mu gikipe ya Rayon Sport irimo kugenda itegura imikino irimo kwitegura cya cyumweru cyitwa ngo ni Rayon Week ndetse na Rayon Day. Icyo kintu murimo kucyumva neza ariko abantu mukomeze mukande kuri subscribe nicyo mbasabye vuba byihuse. Ndagira ngo 5,000 byuzuze wenda nejo ku munsi w'umuganira bebye byuzuye ubundi twigire muri gahunda zindi ibintu ari sawa. Dukore challenge none byibuze y'10,000. Arega mu nshiti zacu muradukunda kananye ndabibona. Ibitekerezo byose ndi kugenda mbibona nabyo ndagenda mbisoma rwose kabisa. Aha rero sasa ubwo ndagira ngo nanone kuri no baruwa ya mbere yanditswe na Murenzi Abudara umunyamabanga ushinzwe w'inama y'ubutegetsi ndetse na Muvunyi Paul. Mwumvise baruwa ya mbere ibyirimo gusaba. Tujye ku ibaruwa ya kabiri. Moise nayo nayiturebere ibaruwa ya kabiri nayo yidushyiriremo
y'umugabo witwa cyangwa se ya komite ya Rayon Sport iyobowe na Twagiryezu Tadeyo, uburyo basubije avec la politesse, avec n'ikinyabupfura cyinshi cyane kigiye gitandukanye, uburyo basubije. Usibye ko ngiye hari uruhande nshobora kumvamo nubwo mbona bino bintu bimeze nk'ihangana, ariko ku rundi ruhande mbona ko mu by'ukuri hari ikintu bakoze cyangwa se uburyo basubijemo nabwo atari bubi cyane. Tugiye ku ibaruwa y'umugabo witwa Twagiryezu Tadeyo. Iyo baruwa wenda mu gihe batarayibona neza, iyo baruwa yari kubiyemo iki sasa mu magambo make cyane. Iyi baruwa yari kubiyemo amagambo twakwita ko ari amagambo asubiza iyi baruwa ya mbere bari bandikiwe. Ati gute sasa? Iyi baruwa amagambo amwe akubiyemo bavuga ko cyangwa se muri Rayon Sport, perezida wa ekipe ya Rayon Sport avuga ko dushingiye ku bikorwa birimo guteganywa muri iyi minsi cyangwa se kuri gahunda zirimo guteganywa muri iyi minsi, byagorana ko twabona umwanya wo gutegura izo nyandiko n'ibiki byose mwagiye mudusaba kugira ngo ibintu tubijyanemo neza cyane. Urumva icyo ni kimwe. Ntabwo uburyo turimo gutegura Rayon Week twabihuza no gutegura Rayon Day ngo niturangiza tubone akanya ko kujya mu mantuza mu maraporo n'ibiki byose ngo tubihuze. Byagorana rwose, byagorana kubona akanya na gato cyane. Icya kabiri, ibaruwa yabasabaga kugira ngo babone uko ngo bategure inteko rusange ku itariki 24 z'ukwezi kwa munani. Mbibutse ko ikipe ya Rayon Sport ku itariki 10, urumva basabwe ko raporo byibuze y'ibyo barimo gusabwa buri discipline ibyo barimo gusabwa bigomba kurangirana n'itariki 17. Raporo zikaba zageze kuri komite y'ubutegetsi. Urumva kuri komite nkuru y'ubutegetsi, ubwo ni urwego rw'ikirenga rw'ubutegetsi. Kuba byagize gute? Kuba iyo baruwa yagize gute? Amaraporo yose yagezeyo. Ariko nidushyira mu gaciro mu by'ukuri izo baruwa ku itariki 17, ese ubwo nge ndimo kwibaza zizaba zandikwa ryari? Reka tubihuze. Nkube ejo ku itariki ya mbere niba mubyibuka neza, ikipe ya Rayon Sport niba mubyibuka neza ku munsi w'ejo bafitanye umukino n'ikipe ya Gasogi hariya hehe, hari Nyanza. Ubwo n'urugendo bose niba bafite umukino ku munsi w'ejo, ubwo bivuze ko ubu bo bari burareyo. Nyuma ya match ako kanya ntago babona akanya ko kugira gute ko kuza. Sinzi niba mucyumva neza kino kintu. Iyo ni ya mbere ku itariki ya mbere. Ku itariki 6 kugira ngo mubyumve neza nta kuruhuka kurimo, ubwo ni mu cyumweru gitaha. Ku itariki 6 ikipe ya Rayon Sport izabiri ingoma. Murimo kubyumva neza, izabiri ingoma. Kubiri ingoma ubwabyo bisobanuye byinshi cyane. Bazaba bafite umukino ku itariki 9, nta kuruhuka nanone bazaba bari Rubavu. Iyo ni imikino. Muri kubyumva neza, uwo nawe ni umukino. Ku itariki nanone, ku itariki 15 Rayon Sport izaba ifitanye umukino n'ikipe yitwa Yanga. Ikindi mugomba kumenya nanone nuko ikipe ya Azam FC nanone igiye kuza gukora pre-season yayo mu Rwanda. Azam gukora pre-season yayo mu Rwanda bivuze iki? Bivuze ko gukorera pre-season naha bateganya ko bazakina match amikari n'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR. Murabyibuka neza ejo bundi Rayon Sport ku itariki 27 z'ukwezi kwa 7 ejo bundi, ubwo ni mu cyumweru ni muri iki cyumweru ejo bundi Rayon Sport ni ku cyumweru kwanza. Rayon Sport yari Muhanga, aho yakubise ese Muhanga ibitego 4-0. Ahangaha ni naho n'ikibazo cyanavutse cyane. Perezida avuga ati ngiye nkurikije ibyo nabonye Rayon Sport irimo gukina. Ubwo kwanza no tugiye kwinjira neza mu kibazo nyirizina, no tugiye kugicengeramo neza nyirizina ikibazo cya Rayon Sport. Niba mwibuka neza, muribuka amagambo umuyobozi wa Rayon Sport uyu mugabo witwa Twagiryezu Tadeyo yavugiye kuri match ya AS Muhanga na Rayon Sport ubwo bari bamaze gutsinda ibitego 4. Agaruka ku mutoza. Umutoza ni Afamia Lotfi rwose muramuzi, ni umutoza ikipe ya Amarira. Uyu mugabo Twagiryezu Tadeyo, perezida wa Rayon Sport, yavuze amagambo akomeye cyane.
yaravuze ngo ariko ubwo mwari muzi neza ati njye nubwo narebye no match ubwoba bwanyishe agahinda kanyishe niba ari bituzajya dukina iyi Rayon Sport ntabwo iriho ati niba ari ibiko ko mu byukuri ikipe ya Rayon Sport izajya ikina nta kintu dufite rwose ahita gufata imodoka yarayatsa yisubirira i Kigali mbere y'abandi anagenda mbere y'abandi ariko agenda avuze ayo magambo. Sasa rero nyuma yo kuvuga ayo magambo ubwo namwe niba muri abantu bakuru mwahita mwumva icyo bishatse kuvuga. Ikipe yatsinze ibitego 4-0 ariko mu byukuri ngo Rayon Sport nta kintu ifite nta kintu irimo guharanira nta kigenda cyayo. Murimo kubyumva neza n'abaruwa bayishyiraho neza ibaruwa y'abano bagabo ati koko mu byukuri ati nta kintu dufite koko kweri ngo nta kintu dufite. Ayo magambo yarazamutse arazamuka ayo magambo mu kuzamuka agera ku buyobozi bwa Rayon Sport nako bw'urwego rw'ikirenga agera ku rwego rw'ikirenga kugera ku rwego rw'ikirenga nta kindi ubwo ni ku rwego ruyobowe na Muvunyi Paul. Ariko Muvunyi Paul abatamuzi kuri YouTube ifoto ye bayishyiraho neza abakuri YouTube no barajya babona byinshi bamushyiraho bongeye bamurebe neza bigera kwa Muvunyi Paul. Muvunyi Paul nawe arangije ndetse na ba Murenza Budara nta kintu bagomba gukora bati koko mu byukuri uyu mugabo ariganwa yakavuze ko ibyo gusinyisha umutoza Lotfi ndetse na bamwe mu bandi bakinnyi ba muri ekipe kuko ni nkaho nta cyakozwe. Niyo mpamvu ino nama ku rwange ruhande kuri kote yanjye ndabana aricyo cyakuri yisaga nicyo cyakoreye amahane n'amatiku ibibazo byose. Ndi kubyumva neza niho rwose niho ibibazo byose bishingiye ahangaha mwabyanga mwabyemera. Impamvu uvuga ko ibibazo ariho bishingiye icyambere cyo Rayon Sport murabyibuka abakinnyi benshi cyane hari abakinnyi batagiye basinya muri Rayon Sport kubera kudahuza impande zombe muri ubuyobozi. Ntibamubyibuka neza ku rwego rw'ubutegetsi ndetse n'urwego rwa association ariyo Rayon Sport. Ibyo bibazo byagiye bivugwa kenshi bivuga umukinnyi yaza ati njyewe simwemera abandi twebwe turamwemera abandi tibyahagaze gutya bikaguma muri ako kavuyo muri ubwo buryo hagati aho ngaho ikibazo kiravuka. Uyu musaza Muvunyi Paul mureba hangaha rwose wambaye ishati y'umweru kuri YouTube cyane baro barimo kumubona na mikrofone mu ntoki afashe mikrofone mu ntoki. Uyu mugabo ni uyoboye urwego rw'ubutegetsi rwa Rayon Sport urwego rw'ikirenga ariko mu byukuri ntabwo ikibazo kiri nyirizina muri ekipe ya Rayon Sport ibibazo birimo harimo kudahuza harimo abakinnyi b'urwego rw'ubutegetsi hakabamo n'abakinnyi b'urwego rwa association. Nimushaka no kubyumva neza niba nka Twagereza perezida wa Rayon Sport avuga ngo ntabwo yemera imitoreze y'umutoza Lotfi ureta wumva nawe nyiramaso abwira sinzi ko bavuga umugani ariko mu byukuri namwe nawe nk'umuntu mukuru uhita wumva nyirizina ikibazo gishingiye. Ikipe itsinze ibitego bine nyuma yo gutsinda ibitego bine ariko njyewe ntabwo nemera umutoza ntabwo ndimo kwemera ibintu umutoza toza nkurikije uko nabibonye ntabwo bivamo koko ntabwo bivamo ntabwo bivamo ikipe yatsinze ibitego bine imitoreze ntiwayibonye ntabwo mbyemera kweri. Iri jambo niryo ryari koroje niryo rimo gutuma ibibazo byose bivuka mu ikipe ya Rayon Sport nibyo birimo gutuma izisaga zose ziva zikagera izi rwaserera ya mahane ya matiku n'ibiki byose no birimo kugenda bituruka ikibazo nyamukuru naho gishingiye. Twagereza Tadeo na warangije nyuma yo kwandikira iriya baruwa yahise babwira ko bidashoboka kiretse babyimwe bakabijyana mu kwezi kwa 9 cyangwa se ikindi gihe ariko we na Rayon Sport ndetse n'abandi bafatanyije kuyobora nibiteguye kwitabira ubutumire bw'inteko rusange yatumijwe n'urwego rw'ubutegetsi. Koko bishoboka bite twebwe turi muri Rayon week turi mu cyumweru cyahariwe abareyo turimo gutegura ibintu byacu ku murongo neza none weho ngo nta nisoni nguri perezida w'icyubahiro ngo rashaka kugera gute ngo rashaka ngo tuze mu nama n'ibiki byose ngo mu nteko rusange dutangire dukurura umwuka mubi ariko ndagira ngo babwire ngo ibi byose izi saga ziri muri Rayon Sport izi saga zikomeje gutya Rayon Sport ku gikombe mwamutangiye gukaraba mu matsinda mutangire mu byibagirwe
kuko ntabwo ikipe irimo kwitegura kujya mu matsinda, ekipe irimo kwitegura gukora ibidasanzwe, irimo kwitegura gutwara shampiyona cyangwa se n'igikombe cy'amahoro, mwatangira kuzana rwaserera nk'izi ngizi, ibibazo nk'ibi ngibi ngo nimurangiza ngo muvuge ngo bizagenda neza cyane. Byakunda gute? Abareyo ariko muri hehe ngo muze mu ibitekerezo? Abareyo muri hehe? Kuri YouTube ica numba reberera, niho ndimo kubarebera. Witwa Erina Maniraguha ati bro, ikibazo kiri muri Rayon Sport, bari abasaza bose buri umwe ashaka kugaragara nkayo nkahariwe ntwari ya Rayon Sport, bigatuma bose bumva bayobora kandi nibikunda. Ubundi bari abasaza, ubundi bari mu biki koko? Murera ni ibibazo, aperi ni ibibazo, mbega ibiri mu Rwanda ya nagahinda. Muri aperi ntabwo turageramo, aperi mwibuka harimo n'ibindi bibazo birimo kuvugwamo, namwe mugaruka mu kanya, turaje twinje muri ekipe yanyu mu kanya nyirizina. Rayon Sport mu by'ukuri ni ekipe ishaka kujya mu matsinda, nka Rayon Sport ishaka kujya ku ruhando mpuzamahanga igatwara igikombe cy'amahoro, Rayon Sport ishaka gutwara igikombe cya shampiyona uyu mwaka, Rayon Sport ishaka kongera kwigarura igikundiro mu bafana bayo, Rayon Sport ishaka kongera kugarura cya gitinyiro, koko nka Rayon Sport aka kavuyo nibakagabanye nibagace. Ese ubu koko mu by'ukuri tutebeshye Rayon Sport ubu twavuga ko iyoborwa Nande? Ubiye Rayon Sport koko mu by'ukuri iyoborwa Nande tutabeshye? Uri hari arakora ibintu bye, aba muri hejuru bakabisenya, uwo hasi akora ibintu bye, abo hejuru bakongera bakabisenya. Iyi Rayon Sport izabazwa nde? Iyi Rayon Sport izabazwa nde? RGB nimuhaguruke mwongere mukemura ikibazo cya Rayon. RGB nimuhaguruke mukwiye guhaguruka kuko berababaje, biteye agahinda. Ntabwo ikipe nk'ingi yagombye kuba iri mu bibazo nk'ibi ngibi. Rayon Sport ntabwo yagombye kuba iri mu matiku, nibakagombye kuba bari mu bintu by'inteko rusange bya hato na hato bidafite rimwe na kabiri, bitagize icyo biri buze gukemura, kandi mu by'ukuri bafite byinshi bibari imbere. Ese ibi by'inteko rusange nge ubwo nanjye ndagarutse nanone, ibi by'inteko rusange ibi ngibi byo gutumiza ibiki baretse bakazabikora nyuma ya Rayon Day, bamaze kubona n'amafaranga, bamaze kubona aho ikipe ihagaze. Ni Rayon Sport na n'ubu ngubu ikiri muri kakavuye ko kugura abakinnyi n'ubu ngubu mu myitozo baracyahari, haracyaza abandi. Mbese mu by'ukuri nta murongo bafite uhamye. Koko abareyo muri mu biki? Abareyo ibi ni ibiki? Ibibazo biri guterwa n'iki mwabivuyemo? Mwaretse ibyo bibazo birimo izo kurukuruza hato nato mukazihorera muri mu biki? Koko abo ni abareyo namwe mubyumve neza, abareyo mubyumve neza, ibibazo birabakomeranye, mwumve ko rwose guhuza hagati yanyu biracyari ikibazo gikomeye cyane. Habimana Apollinaire rwose inshuti yacu y'akadasohoka sekirite rwose tuba turi kumwe 5/5, ati ndahabaye mutubwira ikibazo kiri muri aperi turaje tubijyemo. Rugamba Dani ati mudayo muri aperi, ati ndi Gatsibo Kabarore rwose ahantu biteruhuha, ndi kugenda rwose mbibona ibitekerezo byanyu. Ati ibi byose ni bya bindi bisebye umupira wacu mu Rwanda, bituma bavuga ko umupira wacu mu Rwanda naho urimo kuva naho urimo kugera. Koko ibi bibazo byo muri Rayon Sport mwabigabanyije, amatika akagabanyuka mu kubaka ekipe yanyu nzima ifatika. Aba basaza bakagombye kuba barimo kwicara bavuga ati twebwe nk'abasaza nk'inama y'ubutegetsi, ahubwo reka dushaka ni mafaranga wenda niba banayatanga wenda baramaze, ariko reka dushaka abandi batera nkunga dukomeze tuzana abandi, byibuze dukemura ibibazo bya mikoro arimo. None akanyenyeri karacyakandwa, ibibazo biracyarimo, naho muva naho mugiye, ubwo se wambwira ngo ibyo ni ibiki? None se babatoreye kwirwa mukoresha izo nama za hato nato, babashyiraho kugira ngo mwirwe mu manama bimwe perezida wa repubulika akunda kuvuga ati izo nama za buri abayobozi muhoramo, izo nama ni izo gukora ibiki? Izo nama za hato nato ni inama zo gukora ibiki, ni inama zo kugira ibiki? Aha rero icyo inama nge nahabareyo cyangwa se naho ubuyobozi bwa Rayon Sport, nibicare bahuze basenyera umugozi umwe, nibicare bakemura ikibazo kirimo nyirizina. Urumva ubu nka kano gahungu karimo gukinira gorira, karimo gutsinda ibitego muri gorira, si wakagombye kuba arimo gukinira ikipe, ni akagombye kuba akinira ikipe ya Rayon Sport, nuko se n'umukinnyi mubi. Tonsere n'umukinnyi mubi tutabeshye, ntago arimo kubitsinda se.
ariko muri ibyo ngibyo araje ese azanywe nande bigenze gute turabivamo gute mwuka byaramwe aba basaza baje kurimbura ikipe ubuyobozi bwa ati natwe reka tubereka ko dufite power ari twe tuyobora ekipe ibibazo nk'ibyo ngibyo bizarangira gute my dear nshuti zanjye muve mu kavuyo niba mushaka kubaka ekipe nzima nimwubake ekipe nzima itagendeye ku marangamutima itagendeye ku bintu bya munyangire ibintu byo ngo duhore duhanganye muhore muri social media muhore mu itangazamakuru ibyo bintu ntacyo bizabafasha. Rayon Sport ako kavuyo karimo bari uburyo gagira gutega kemuka abareyo mwabyumvise ibyo muri ekipe yanyu. Abafana ba PL namwe ni mubanguke abafana ba PL tujye muri ekipe yanyu. Abafana ba PL imitima myinshi cyane muzamuke ngende no kubyumutoza atangaje